Bakunzi ba Bigerezo TV turabashuhuje tugarutse muri studio kugira ngo tuganire. Nk'uko bisanzwe turi kumwe na CEO wa Bigerezo TV Toneste Niyonzima. Twicaye hano mu rugo turi kumwe cameraman kandi turashimira Imana ikomeje kuturinda. Dusuhuza abantu bose mudukurikiye, suje umuga hano turi kumwe Ivan Imana umugisha, turi kumwe kandi n'abantu batandukanye. Mwese Yesu abaho umugisha. Data rero abamera umugisha, ndagira ngo dusenge Imana, twakire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima, ariko tunasuhuza abantu b'Ibwota Masimbidi. Turabashuhuje muri inshuti z'akadasohoka, abantu muri Amerika muradukunda turabizi, bari muri Australia, Europe, Asia na Oceania, ndetse na Australia. Turabashuhuje muri abantu b'agaciro ku buzima bwacu, muri abantu b'umumaro, kandi mugenda mubitwereka iyo mudukurikiye, commentaire mukazitwereka, share mugasharinga ibiganiro dukora, kindi mukadukora subscribe. Nukuri kose iyo ukoze subscribe uri umuntu w'agaciro cyane, kubera ko ni inkunga uri kudutera. Buriya tujye tubwizanya ukuri, buriya aho kugira ngo tubeshye, ntaza kubeshye ngo ujye subscribe nayo nkunda ngo ngenda yikunda uyimpe. Ume subscribe uzaba ukoze umurimo w'Imana, uzaba uri kunteza imbere, kandi ibi turi kubabwira bizaguka cyane ndetse bizatera n'imbere. Uzaba ukoze umurimo Imana igwana umugisha, uzaba ufashe kubwiriza. Rega mega zawe nubwo ari nkeya, yego birumvikana, ariko buriya umuntu iyo ukunda umuntu umuha nyine icyo ukunda nawe. Muri ubwo buryo rero tubinginga mujye munadukorera subscribe, biba ari byiza. Kandi utanabishoboye nabyo ntacyo biba bitwaye, icy'ingenzi ni uko tubakunda namwe mudukunda. Rero reka dusenge twakire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Ni amagambo cyangwa se ni ubutumwa Imana yampaye muri iyi minsi, tugiye gutangiza uku kwezi kwa munani. Reka dusenge. Imana nyir'ibihe, Imana mva gusenga, Imana izi abantu bayo, Imana iturindiye muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana ikomeje kutwereka ukuboko kwayo kwera, Imana itunga inyoni zitahinga zitabiba, Imana igabura ibisiga byo mu kirere. Rwose turagushimira, natwe twarakubonye, watugaburiye muri iyi korona, watwambitse muri iyi korona, waduhaye ubwishyu bw'amazu muri iyi korona. Abantu bose Imana agiriye neza muri iyi korona batigeze baseba. Turavuze ngo turagushimiye mu izina rya Yesu. Birashoboka ko harimo n'abantu bagiye bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko nabo ntabwo bigeze bakwirengagiza, bakomeje kukwikomezaho. Byumvikana neza ko uri Imana, uri Imana. Salomo yanditse igitabo cy'imigani, aravanga umuntu nagambura mu makuba, gukomera kwe kuba kubaye kw'imfabusa. Twebwe rero ntitwakuvaho, niko Petero yavuze, aravuga ngo data twebwe twakuvaho tukajya he, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Mwami, twaba turi muri korona ntabwo twakuvaho, twaba twariye ntitwakuvaho, twapfushije tutanapfushije ntitwakuvaho, twaba dushonje ntitwakuvaho, twambaye ubusa tutanambaye, twambaye tutanambaye ntabwo twakuvaho. Mana, mu buryo bwose butandukanye turavuze ngo ni wowe duhanze amaso, tuguhanze amaso. Niko Dawidi yanditse Zaburi 123, aravuga ngo wowe wicaye mu ijuru ryawe ryera, ngo nk'uko amaso y'abagaragu bayanga ukuboko kwa shebuja, ndetse nk'uko amaso y'abaja bahanga ukuboko kwa nyirabuja, ngo niko natwe tuguhanze amaso, kuko duhaze cyane igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Tugushimiye yuko natwe tuguhanze amaso, kandi uzajya utureba ukumva gusenga kwacu. Aka kanya nyakubahwa Imana, tugiye kuganira n'abantu bawe ijambo ryawe. Numfashe ushyigikire, Mwuka Wera asobanurire kandi anasobanurira abantu bose bari ku isi bagiye gukurikira ino video, bagiye gukurikira ubutumwa bwiza biciye mu ikoranabuhanga. Tunagushimire ko waduhaye ubwenge aho insengero zifunze, ariko kandi tukabasha gutambutsa ubutumwa bwiza ku ikoranabuhanga. Nabyo bishimirwe kubw'ubwenge wahaye abantu bawe. Urakoze Mwami, gushimiye ko ugiye gushyigikira mu izina rya Yesu, amen. Tubahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana, muri kumwe na Toneste. Reka dusome Bibiliya, igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 2, umurongo waho 36. Haranditse ngo bukeye umwami atumira Shimeyi, aramubwira ati wiyubakire inzu Yerusalemu, uyigumemo, ntuyivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azaba ari wo wabaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza,
nuko uvuze mwami nyagasani, niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hashize imyaka 3, abagaragu ba Shimeyi baracika bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'i Gati. Bukeye babwira Shimeyi bati, abagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajya i Gati kwa Kishi gushaka abagaragu. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, harya sinakurahiye Uwiteka nkakwihanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagira aho ugana hose utazabura gupfa? Ukansubiza uti, ibyo uvuze ni byiza, ndabyumvise. None ni iki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Hari igihe Imana iguha amagambo kumva ateye ubwoba, ariko Imana impa umwuka wera, kandi ndabizi ko ngufite, ariko biragoye gusobanura no magambo kugira ngo uyumvishe umuntu, ariko ndabizi neza ko Yesu amfasha. Dusome kandi igitabo cya Yosuwa, ibice byaho n'ubundi ni 2, umurongo wa 17. Yosuwa 2:17 ho haranditse ngo, abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro uturahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twebwe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe namwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho nihagira umwakura. Ariko nutubura tuzagibwaho n'urubanza rw'iyo ndahiro uturahije. Imana ishimwe. Dushimiye Imana, mwakire n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tubahe ikaze, tubashimire kandi tubabwire ngo nimwihangane, muteke amatwi, mukurikire icyo Imana yashyize ku mutima. Ndi mu masengesho namperutse gukora y'iminsi 3, nari ndi gusenga ninginga Imana nyibaza ngo hari ubuhanuzi bugenda bucicikana ku mateleviziyo ahantu hatandukanye, bamwe na bamwe bagashyiraho n'igihe bagapuresiza ngo ukwezi uku n'uku, amatariki aya n'aya, isaha iyi n'iyi, ibintu bizahinduka. Rimwe na rimwe nareba izo nyigisho nkavuga ati, ntabwo napinga inyigisho z'abandi, cyane ko buriya abakozi b'Imana ntabwo dupingana, nta nubwo duhinyura ibihanurwa, ahubwo turabigenzura, umuntu akamenya akagira ibyo yikuriramo nawe. Ndagira ngo mbabwire ko rero jyewe mu bintu Imana yampaye, ntabwo nje kuvuga ngo ukwezi kwa 8 ngo harimo ibintu bikomeye, sinza kubabwira ngo kwa 9 ngo Imana yisha abantu, simbabwira ngo uyu munsi urara rupfuye, ntabwo ari ibyo Imana yantumye, ahubwo yambwiye ngo nimbwire isi, mbabwire ngo mujye mwirinda icyo mwavuganye n'Imana. Yambwiye ngo ninkubwire ngo jya urinda indahiro wavuganye na data. Ijambo wavuganye n'Imana ukarahirira Imana ukayibwira ngo Mana nzagukorera ibi, nzagukorera ibi, cyangwa se ukavuga ngo Mana nzagutangira ibi, nunkorera iki nzagushima. Iyo ndahiro irakomeye mu maso y'Imana. Hari abantu muzazira indahiro mwarahiye, mugasezeranya Imana ibyo mutashobora guhigura. Mana yambwiye ngo nimuhigure umuhigo mwahigiye Imana. Icyo wavuganye n'Imana, ijambo wavuganye na data sinari impari, umuhigo wahigiye Imana sinari impari, ariko Imana irashaka ko kukwibutsa icyo wavuganye nayo. Zirikana indahiro warahiye imbere y'Imana ishobora byose. Wongere wibuke kandi kurinda indahiro. Bibiliya ivuze iki? Nshuti bavandimwe munkurikiye, mu bantu benshi tujya twumva ba rwiyemezamirimo. Ba rwiyemezamirimo ni abantu bashobora kwishyiraho ibintu byananiye abandi bakabyiyemeza. Rwiyemezamirimo, aho abandi bananiwe wakavuga ati jyewe nimba rishakiye runaka, jyewe yishakiye nzayikora. Agafata projet nini akayagrandisa, akayigira nini. Ibyananiye abandi wakabishobora, umurimo wananiranye wakawukora. Rwiyemezamirimo, projet nini ngari abandi batinye wakayiyemeza bati jyewe iki kintu ndakihambaho nzagishobora. Uwo muntu aba ari umuntu uzi kurinda icyo yarahiye. Hari abahungu twiganye muri segonderi, hari umuhungu witwa
Muhire Valens ni umwe mu bagabo uyu munsi wa none ari gukora mu kigo ntashatse kuvuga, ariko iyo yajyaga ku kibaho nimba ari mati yabaga atangiye hari icyo bita second faction mu bintu by'imibare, agatangira atatura umubare paka ikibazo akigejeje ku mwishu. Ariko hari n'undi wajyaga gutangira kubera ko nyine kurinda icyo yatangiye byamunaniye, yagezamo hagati akabona ni impossible, akabona ntibishoboka, agahita bati ibi bintu ndabiretse ntabwo bishoboka, kandi bamubwiye ko agomba gukora ikibazo paka kirangiye, bikamunanira, ikibazo kikamunanira, agahita ava ku kibaho akigendera. Donc indahirira munaniye. Mana mishuriye nageze iyerekwa mbonaho abagabo bari guca inyuma abagore babo. Ibi bintu ndi kubivuga mfite n'ubwoba bwinshi, mfite n'umubabaro. Marayika w'Imana yarasanze ndyamye ndi mu masengesho, ngiye kubona mbona njyanye mu cyumba, njyana mu rugo rw'umuntu. Uwo muntu ngiye kubona nabonaga ari umugabo n'umugore babana ariko bafite n'agahinja. Ngiye kubona mbona umugabo avuye aho ngaho asiga umugore we muri saro, ajya gusambanya umwana w'umukozi. Barasambana, bamaze gusambana umugore aramufata, akimufata amusanga ari gusambanya umukozi ukoresha mu rugo, aramusambanya. Amaze kumusambanya agaruka mu rugo muri saro, nari mpagaze aho ngaho ndi kumwe n'uwo marayika tuhagararanye gutyo, ambwira ngo witegereze urebe. Ngiye kubona mbona wa mugabo arangije agarutse muri saro, mbona umugore nawe amusigiye uruhinja. Mbona we aho kugira ngo asige umugabo w'aho ngaho ahita akata ajya mu cyumba cye. Agiye mu cyumba ajya kuri telefone ahamagara undi mugabo, aca mu gikari, basambanira mu cyumba cya wa mugabo. Kumbi umugabo yasigaye muri saro afite uruhinja, asigaye arurera, umugore nawe ahise amuca inyuma. Marayika arambwira ngo reba ingo z'iminsi ukuntu zimeze, ni hasi hejuru, umwana aca inyuma undi, bari gucana inyuma. Ntabwo barinda indahiro barahiranye kwa padiri, ntabwo ngo bari kurinda indahiro, umwe ari guca inyuma. Ntabwo anatekereza ko yigeze amanika ikiganza avuga ati jyewe Theoneste Niyonzima ndi imbere y'Imana ishobora byose, sezeranya ko ntazaguca inyuma. Ibyo ngo abantu barabyibagiwe, ahubwo bari kwibagirwa icyo barahiye n'Imana. Baratinyutse bacana inyuma. Umugore araca inyuma umugabo we, umugabo akamuca inyuma. Nuko kandi noneho ikibabaje gikomeye giteye ubwoba, bantu munkurikiye, abantu ntibatinya nuko bahagaze ku ruhimbi rw'Imana bakazamura ikiganza ati ndabyemeye, sinzaguca inyuma, twaba tubyaye tutabyaye, twaba dukize tudakize, nzakomeza kumwizerwa, nzakomeza ibi byose bya bindi abapasiteri batubwira. Izo ndahiro zirakomeye. Ibuka indahiro wavuganye n'Imana, wongere wibuke indahiro. Pawulo we yabwiye Abakorinto, arababwira ngo Bakorinto, igice cya mbere rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere 26, yarababwiye ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, ko abahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Mwazirikanye indahiro mwarahiye n'Imana ko ibihe bigoye. Wabwiye Imana ko utaziba, none ubuzima bubi buraje, uri guteka imitwe, wabaye umunyamitwe, byarangiye uri kwibisha abantu umutwe. Uragenda ukikopesha ahantu, warangiza ukagaruka ugahamagara umuntu uti byakomeye, ukamubwira ati ejo ndakwishyura, agashyira ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, byasezerano wagiranye na wa muntu, aho kugira ngo umwishyure, ahubwo telefone ukayikuraho. Promise is a promise. Sezerano ni isezerano, ntirikuka. Ntirikuka, ugomba kumenya ko isezerano ari isezerano. Ndabinginze bene data, muzirikane indahiro mwarahiye. Imana irababaye muri iyi minsi. Reka mbabwire ikintu kibabaje Imana, nuko hari indahiro Abanyarwanda twarahiye turi kubundabunda mu bihuru. Twabwiraga Imana ngo Mana nudukura aha tuzagukorera. Twabwiraga Imana ngo nuturindira muri vetiveri twihishagamo. Bamwe bagenda tubareba, ariko Imana ibabajwe nuko twibagiwe indahiro twarahiye Uwiteka. Waba ushobora kubuhagaranye n'umuntu ukabona bamucishijeho ugasigara, Imana ikakurokora. Ubu hari abantu benshi Imana yarinze, ariko aho kugira ngo uzirikane ibintu Imana yagukoreye, uri gukora ibyaha, uri kwiba, uri kuroga, uri kwica, ukicisha amagambo. Mana mbwiye kuntu abantu bicisha amagambo.
ntabwo ari kwica, ari gufata icyuma gusa, kujomba abantu cyangwa se gufata imbunda, biriya bintu byose bicisha abantu, biriya byose hoya. Ahubwo intwaro mbi abantu bari gukoresha ni umunwa. Imana yambwiye ko abantu bari kwicisha umunwa, iminwa yacu turi gukoresha. Ugasanga umuntu aho kugira ngo avuge ibintu byiza, kuvuga amagambo asebya mwene se, hari kugambana. Hari inshuti yanjye afite mu minsi ishize, bamukoreye akagambane gakomeye mu itorero ryacu rya ADEPR. Ntabwo mbivuze, simuvuze, sinavuga hariho, ariko baramugambanira. Kandi ntekereza ko ababikoze nta mahoro bazagira nabo. No mu byireguro bye by'iyo nshuti, mu kwiregura kwe nta magambo menshi yavuze. Yaravuga ngo Uwiteka bireba byiture, kagambane ngiriwe Uwiteka kareba kiture. Rero tuzi ko ikintu cyose kizagira ingaruka. Mujye mwitondera ibintu dukora n'ibyo tuvuga. Nshuti bavandimwe, zirikana ahantu Imana yakukuye, zirikana iby'Imana yakurinze. Bibiliya ivuze iki? Ndagira ngo dusobanure Bibiliya. Bibiliya ntabwo ishobora kubeshya. Ibitabo byinshi bajya babyandika hakazamo za era, syntax era, hakazamo tu error. Ariko Bibiliya, ijambo ry'Imana, nta na rimwe ribeshya, kubera ko rirera. N'uwaryanditse arera, yaryandikishije irera. Ni Imana idashobora kubeshya. Luka yararyanditse, ahishuriwe n'Imana, igice cya 1 umurongo wa 37, yaravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ijambo Imana yavuze ryose rizabaho. Nshuti bavandimwe, nimwihangane nubwo turi mu bihe bigoye, ariko nimwihangane, mukomere, bube intwari. Ikintu cyose bavuganye n'Imana izagisohoza. Upfa kurinda indahiro. Twasomye Bibiliya, igitabo cya mbere cy'Abami, Abami ba mbere, ibice byaho 10:36, purita ibice 2 umurongo wa 36. Hari inkuru z'umugabo bita Shimeyi n'umugabo bitaga Shimeyi. Harimo Shimeyi, hakabamo Salomo, ndetse harimo n'abagaragu ba Shimeyi, hakabamo n'umwami w'Igati. Izi ni inkuru z'abo bami, abami babiri. Umwami w'Igati yitwaga Kishi, hakabamo n'umwami Salomo w'Abisirayeli, muhungu wa Dawidi. Hakabamo kandi n'umugaragu wa Dawidi witwaga Shimeyi. Shimeyi yari umugaragu wa Dawidi. Byumvikana neza ko muzehe Dawidi amaze kwitaba Imana, Shimeyi niwe yasigaye ari bosi wande wa Shimeyi. Dawidi amaze kwitaba Imana, Salomo amaze gufata ubutegetsi asimbuye se. Byumvikana neza ko uyu muhungu Shimeyi yagombaga kuyoboka ingoma igiyeho. Hanyuma rero Shimeyi aza guhamagaza uwo bita Salomo ahamagaza Shimeyi, aramubwira ngo uzajye Yerusalemu, ujye mu murwa Yerusalemu, uzubake inzu, wiyubakire inzu, uzaba ari uturamo. Kandi kuba muri iyo nzu yawe, uramenye, nyumva neza, uramenye mukristo, uramenye mudiyakoni, uramenye muhanuzi, ibyo Imana yaguhaye birinde. Icyo Imana yaguhaye ngo kirinde, gifata ugikomeze, ntukirekure. Rinda icyo wahawe n'Imana. Wiyubakire inzu Yerusalemu, kandi iyo nzu uzayituremo, ntuzayisohokemo. Ntekereza neza ko nubwo twebwe uyu munsi niho twasohotse muri guma mu rugo, tumaze iminsi turi mu rugo. Nta gitangaje rero kuba leta yatushyiraho guma mu rugo, ariko ntabwo leta ari umugome, ahubwo ni ukubera ko bashaka ko natwe ubwacu tugomba kwirinda. Nshimire polisi yacu. Iyo umuntu yasohotse mu nzu atubahirije amabwiriza, akanga kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID, mu minsi ishize babajyanaga muri stade, bamuca n'amande. Wumve ko baguca amande iyo usohotse mu nzu, baguca amande. Gusohoka mu nzu
kudakaraba, kutambara agapfukamunwa, ayo mabwiriza yose kutayakurikiza, haba hariho n'ibihano. Nimba rero guverinoma yacu ishyiraho icyo kintu cyo kuvuga ngo tuzahana abantu batakurikije amabwiriza yo kwirinda, mbatangarize ko na data azahana abantu batarinze indahiro bagiranye. N'Imana izahana, izabaca amande, izabaca amande abantu batarinze indahiro. Yesu ashimwe. Muntu udakurikiza indahiro warahiranye na data, Imana akubwiye ko ugomba kurinda ubusugi bwawe, none wagira ngo sinzi ukuntu uteye. Urahera kuwa mbere usambana ukageza ku wundi wa mbere, kandi warabwiye Imana ko uzaba umunaziri. Imana yageze yabwira Samusoni, iramubwira mu kuvuka kwe nyina mutwite. Mareka asanze Manowa, haramubwira ngo umugore wawe azasama inda, kandi iyo nda izaba ari umwana udasanzwe, muzamwite Samusoni kuko ari we nteganyije. Ni umunaziri, azaba umunaziri. Inda ye ntizigera iba nk'izindi nda zose. Inda ya Samusoni niyo nda mu mateka yogejwe amavuta, yogejwe amata, isigwa amavuta. Inda ya Samusoni yari umwana udasanzwe. Hanyuma rero Mareka aha indahiro Manowa n'umugore wa Manowa, haramubwira ngo uwo mwana ntimuzigere mumwogoshe, nta cyuma kizamujya ku mutwe. Iyo ndahiro, mbibutse ko ababyeyi ba Samusoni ntibigeze bamukozeho urwembe, ntabwo babikoze bo. Uretse ko Samusoni yaje kugira nyine kubera byari mu mugambi w'Imana. Dusoma Bibiliya tugasanga nubwo Samusoni abafilisitiya bamwogosha umusatsi, ariko byari mu mugambi w'Imana kugira ngo Imana ibone uko uzihorera ku bafilisitiya. Mbibutse ko Samusoni abantu yishe akiriho atarogoshwa umusatsi, nta nubwo bangana n'abapfuye ubwo yaramaze gupfana n'abari abantu, ubwo yaranyeganyeje inkingi. Imana yararebaga ikabona ntabwo Samusoni ari kuyikorera umurimo uko bikwiriye. Iravuga ngo reka mbyemere bibeho, nica abafilisitiya neza. Niho Samusoni yafashe inkingi ebyiri, aravuga ngo Uwiteka mbabarira, naciye ku isezerano nasezeranye nawe. Wari warambwiye ko batazanyogosha, ariko indahiro nayiciyemo kabiri, abafilisitiya baranyogoshe, ariko mbabarira umereze agasatsi umunsi umwe basi mporera amaso yanjye abafilisitiya banogoye. Iyo waciye ku ndahiro abafilisitiya bakunogoramo amaso, uranyumva? Iyo wanze gukurikiza isezerano ry'Imana abafilisitiya bakunogora amaso. Mana ni nyembabazi, imumereza agasatsi, yongera agira imbaraga. Nkwibutse ko Imana, abantu bose iyo baguye ntabwo ariko babyuka. Ushobora kugwa ejo ukabyuka, ariko ntabwo ariko abantu bose baguye ariko babyuka. Mujye munitonda ngo mukiranutse Imana ngo niyo yagwa ngo ntazarambarara. Ninde yabashutse? Dufite abasore benshi bapfuye we barangiye bagenda bahagaze. Twahoze dusangira igaburo, twajyaga twumva twicarana tukaririmbana twumva umwuka we. Abo byararangiye, kugaruka kwabo bizabagora. Niyo bagaruka baza bafite isoni, bazaza bafite ikimwaro. Kugira ngo baze kwa pasiteri bicuza bavuga ngo pasiteri twakoze, nabo ubwabo ni ibimwaro bazaba bafite. Biragoranye kandi kugira ngo bazagaruke. Data dushyigikira, dufasha. Bibiliya nayikunze cyane. Imana ibwira Salomo, abwira Shimeyi, aramubwira ngo umunsi waramutse uvuye mu nzu y'i Yerusalemu uzaba utuyemo ukayivamo, ukambuka akagezi kitwa Kitironi, uzamenye neza ko umunsi wawe uvuye mu nzu ukareka agakiza, ukanga guterana n'abera b'Imana, ukanga gukora umurimo w'Imana, gupfa kuzahita upfa. Aramubwira ngo umenye neza ko umunsi wavuye mu nzu y'Imana uzapfa. None abantu bari gukina n'ibyaha, sinzizi ngo nuko tutari guterana. None se kuba tutari guterana mu rusengero bivuze ko bikwiyeho gukizwa kwawe? Kirizwa aho wicaye, kirizwa mu rugo iwawe. Kuba tutari mu nsengero se nto bihanira, kirizwa aho uri. Bigira iherezo, niko ndi kukubwira. Jye nitwa Bigira Iherezo TV Tonesti. Ubwira ngo kirizwa aho uri, wicaye mu rugo rwawe, mu bavandimwe, mu baturanyi, mukizwe, mwicaranye. None indahiro wasezeranye n'Imana uyiciyeho, uri gukora ibyaha, uri gukora ibyo wishakiye. Shimeyi, Salomo aramubaza ngo kuki wagiye kwa Kishi? Sinakurahije, ukambwira ngo iyo ndahiro ndahije ni nziza, nzayubahiriza. None niki cyatumye udakurikiza indahiro?
aramubwira ngo ni ukuri nanjye simbizi. Byarangiye Shimeyi yapfuye, Salomo amuca igihanga aramwica arapfa yararangiye. Ikosa rikomeye abakristo benshi bagiye kuzira, kutazirikana indahiro. Muzirikane indahiro mwagiranye n'Imana. Umuntu akihandagaza ngo Imana ningira neza nzatanga icya 10 cy'ibihumbi 500, wayabona ugahita uyirira. Imana izayakubaza kudatanga icya 10 n'amaturo. Imana ikaguha akazi keza, Mana numa akazi keza, umushahara wa mbere nzawutanga, wayabona hagati hazi ibibazo bingana n'amafaranga wahembwe. Wafata bya bibazo ugashyira ku munzani na cya kintu wavuganye n'Imana, ugasanga ibibazo birarenga cya kintu wavuganye n'Imana, ugatuba ati ubu rero Imana iba yihanganye reka nyigurize. Bavandimwe, mu gihe uri kwiguriza icya 10 cy'Imana, mu gihe ugiye gufata amaturo aho kugira ngo uturire Imana bya bintu byose ukavuga ngo ndiguriza, utekereza Yesu ahise agaruka nk'uko wabigenza. Yesu ahise agaruka. Muzirikane indahiro mwarahiye data, muyirinde. Mana ambwiye ngo babwire ngo murinde indahiro. Tugiye gusenga, sinzajya mbatindira, tugiye gusenga, ariko muzirikane indahiro mwarahiye data. Shimeyi yanga kuguma i Yerusalemu. Nshuti bavandimwe mukurikiye Bigirhezo TV, nagiye mbabwira ngo mwihangane mugume mu nzu zanyu. Mu nzu zanyu, inzu Yerusalemu, mugume mu gakiza. Yesu ari munyegeranye n'agakiza, mugume mu gakiza ntimukavemo. Mugume mu murimo w'Imana, nubwo tutari guterana ariko mugume mu murimo w'Imana. Mukirizwe no mu rugo, bwire neza abana, umudamu mubane neza, abana mubane n'abantu bose amahoro. Ubwire abaturanyi bawe neza, muganire, nubwo gusurana bitemewe, ariko nanaguhamagara kuri telefone ntumubwire umwuka inama. Data dushyigikire. Mana duhana umugisha rero. Dusoza twasomye amagambo y'Imana ari muri Yosuwa 2:17. Abagabo bari bamanutse bajya mu gihugu kurimbura Sodomu na Gomora, baciye Yeriko. Aleluya, Mana ishimwe. Bahasanga uwo bita maraya witwaga Rahabu. Uyu Rahabu ngo yari indaya. Warangije ngo abonye abagabo kubera ubutinganyi bwari buriho, bakora ikintu cyiza ngo ahisha babatase. Ngo akimara kubahisha, ngo ibyo bigabo ngo byaraje byamenye amakuru ko Rahabu hari hinjiye abagabo beza nyine, ngo barangije ngo bashaka kubasambanya. Hanyuma Rahabu amenya amakuru, asangwa nava ko yasangwazwa n'umwuka w'Imana, akabona abagabo ni beza, akabata abantu nabahisha nkabagiraho umugisha. Yabonaga ari abagabo badasanzwe. Arangije ngo aburiza inzu arabahisha. Ngo amaze kubahisha, hanyuma ngo bya bigabo bigiye, ngo arababwira ngo bene data nimumanuke. Arabagarura abashyira mu nzu, arababwira ngo ko mbagiriye neza, mukaba mwambwiye ko mugiye kurimbura i Sodomu n'i Gomora, mukaba muje kurimbura iki gihugu, muje kukirimbura cya Sodomu na Gomora. None jyewe nka Rahabu wabagiriye neza, ndagira ngo mundahire indahiro, mumbwire ko mutazanyica, please mumbabarire, ntimuzanyicira umuryango, tugirane indahiro, ntimuzatwice pe, ndabasabye. Murabona ko byamvunye. Baramubwira ati reka tukubwire Rahabu, iyi ndahiro turahije, wowe nituramuka tuje kurimbura igihugu, wowe nituramuka tumanutse tuje kureba abanyabyaha, nituramuka tuje twiyimanukiye, mwari muzi ko Yesu amanutse, nituramuka tumanutse, twebwe tumanutse, ureka bya bindi by'abantu baba ngo ni ugutwika tukimanukira. Hari igihe muzabona marayika aje gutwika koko, amanuka atwika, aza twike, ibyo bivugisha ngo tutwike twimanukira. Agiye numva inkuru nkaseka. Hari igihe Yesu azamanuka agatwika neza, akatwika agatsemba, agatwika wa mugani akamanuka yitwika, nta mikino afite, aza kubita umusambanyi, atwika abatinganyi, akubita byose, nta mikino. Yesu akubita, marayika aza atwika. Hari igihe azaza, ntabwo aho bazahora basambana, bikinisha, bakuramo amada, bahora bafata impinja bajugunya. Yesu ntabwo azabyihanganira, azamanuka, azimanukira. Rambabarira, ntabwo ari ukuntu wowe ndi.
ariko narahindutse muri iyi minsi. Nari ndi gusenga Imana iranyatsa pe, Imana irambwira ngo haguruka uvuge. Ngiye kujya mvuga ibyo ntigeze mvuga kuri Bigiriro TV n'ahandi muzambona. Ntabwo ari ukwiyemera. Ejo bundi Imana yampishura ibintu byinshi bikomeye bitandukanye. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuze ngo abo bagabo bagirana indahiro nawe, arangira amubwira ngo uzafate abantu bawe, umuryango, so na nyoko n'abavandimwe n'undi muntu wese uzabishobozwa akaza mu nzu yawe, yaba akijijwe atanakijijwe, muzamuteranirize mu rugo rwawe. Uzabateraniriza iwawe, uzabateraniriza iwawe. Nituramuka tugeze muri iki gihugu uzahita ukora sisitemu bashyiriye mu rugo rwawe. Arababwira ngo iyo ndahiro turaheje ni nziza, ariko kandi nituhagera uzapfundika akagozi gatukura. Akagozi gatukura gasobanura iki? Byashaka kuvuga ngo ni amaraso ya Yesu uzashyira ku nkomanyirizo z'umuryango. Aka kagozi gatukura ni ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, aho Yesu azasanga amaraso ntacyo azahatwara, kuko kwari ukwezi ko kunyura kwa Yesu. Marayika yari amaze kumanuka, yaje yimanukiye n'inkota iryana. Hanyuma dusoze mbwira abantu mbabwire ngo muzirikane indahiro. Hanyuma bamarayika baje kurimbura, koko Rahabu niwe warokotse n'abantu bari mu rugo rwe. Abo bari aho bararokoka. Imana ishimwe. Nshuti bavandimwe, mujye murinda indahiro mwarahiye data. Icyo wavuganye n'Imana ukirinde, ugihagarareho. Isezerano wasezeranye n'Imana uririnde, ntimukaricire uburyo cyangwa ibumoso, mujye murizirikana. Reka dusenge mbasabire umugisha, mbabwire ngo muzirikane indahiro mwagiranye n'Imana. Hanyuma birashoboka ko washobora kumpamagara ukanganiriza, ndaza gushyiraho nimero zanjye, kandi mujye munaduha ibitekerezo, mutubwire ati aho mwakosora. Ndabigishije ndababwiye ngo nimukomere, Imana irabakunda, kandi ndabizi ko iki ari igihe cy'uko Imana ije gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Imana izagutabara, ariko nukizwa, Imana izakurengera. Nuva mu byaha, ntabwo Imana izaza ije gutabara abanyabyaha, ahubwo izaza kubahana, kuko mwarabwiye ntimwumva. Imana izaza ije guhana no guhemba, izahemba abakoze neza, abanyabyaha bo izabahana. Ntabwo nshobora gutinya kuvuga, cyane yuko cyari igihe abahanuzi benshi batinya kuvuga ibikomeye, ariko reka duhaguruke tubwire isi, tubabwire ngo ahantu uherereye ntabwo amafaranga yagukiza ku munsi mubi, ntabwo umugore mwiza yagukiza, ntabwo umugabo mwiza yagukiza ku munsi mubi. Iyo umunsi mubi waje buri wese asamaye. Ejo bundi nabonye mu Burayi umwuzure watembye, abari bafite amamodoka ararengerwa, amaze aratwarwa. Ndavuga ati nta heza hisi. No mu Burayi abantu benshi baburukira, hose nta mahoro ahari. Reka dusenge mbamenyeshe ko ugomba kuzirikana indahiro. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, benesi edrayi latoshako de beneshi desta edrome netobe, Mana nyiribihe, Mana elesi edro malazeti shada edo beneshangotasi. Mana mfasha mu izina rya Yesu. Sengeye aba bantu, girira neza abantu bose bari bankurikiye kuri Bigiriro TV, baha umugisha, kandi imbaraga z'Imana zibarinde. Mwami nyiribihe, ibihe biragoye, ibihe biraturuhije. Nigute twarinda icyo wavuganye natwe? Mwami dushoboze kurinda isezerano. Benshi babivamo, benshi baranamuka kubera ibibereho n'ubuzima, bagasubira mu byaha. Sengera urubyiruko mu izina rya Yesu, ruhe gukizwa, ruzirikane ko hejuru yo kuba bafite imbaraga, hari imbaraga zibasumbye arizo z'Imana. Mu izina rya Yesu ndagira ngo bakure mu busambanyi, bakure mu byaha, bakure mu businzi n'ubutinganyi. Ibyo byose turabyanze muri iki gihugu no hanze. Mu izina rya Yesu turasaka ko abantu batizwa. Benesigo odra, Mana warambwiye ngo umanutse gutwara itorero, kandi unyereka neza ko marayika amanutse guhemba no guhana. Wanyeretse marayika ahagaze mu kirere afite inkota ityaye yaka umuriro. Urambwira ngo nimbwire abantu babe maso, kuko marayika yaramanutse. Mu izina rya Yesu ndakwinginze Mwami, abantu nubasange, genderera itorero ryawe. Nubwo ngo abantu bari gupfa ubusa, yaba bari babishobojwe bakabana n'abantu bose amahoro, kuko ibi byose bari kwirukira bizaba ubusa. Benasi edrome, Mwami dushoboze gukiranuka,
turengere kandi utwiteho. Sengeye igihugu, sengeye abanyarwanda, sengeye abaturanyi banjye, sengeye abo mu rugo rwanjye, sengeye abavandimwe, sengeye abari mu bihugu byo hanze. Rengera itorero, umuntu wese akwizeye akakwakira nk'umwami n'umukiza, akimara kumva ubutumwa mugumize mu nzu Yerusalemu ntazayivemo. Menes edrome, mwami ndakwinginze Yesu, turinde uturengere kandi utwiteho. Urakoze Mana kutanze ubuzima aribwo buzima bw'umucyo, aribwo buzima butarimo ibyaha, ubuzima bwo kutanywa inzoga mu gihe abandi bari kuzinywa, ubuzima bwo kudasambana mu gihe abandi bari gusambana, ubuzima bwo kudakuramo inda abandi bari kuzikuramo. Ubwo buzima ubuhaye ubushaka wese. Twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu mitima yacu. Turagushimiye ko mva kwisenga kwacu, kandi umuntu wese warukurikiye ubutumwa kuri Bigeze TV umumera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane data bamugisha, kandi nukuri Imana bafashe ubutumwa musangiza abantu bose. Ni mubishobora mukore subscribe, muramuduteye inkunga. Imana bamugisha. Birashoboka ko wankurikira ushaka kumpamagara ngo tuganire. Imana igumugisha. 0788 75 644 667. Murakoze cyane. Imana uduha umugisha. Amen, amen.